murabizi ziriya modoka kenshi ziba zihutari, nayo mpamvu abantu kenshi dukunda kuzitega. Iragenda nk'ibisanzwe, gusa yarihutaga, ifite umuvuduko mwinshi. Tugeze hari ahantu mwabonye rero twakoreye accident, shoferi nimba yaradepashije, nimba byaragenze gute, gusa yarageze mu mukono wo hirya utari uwe. Ngiye kumva numva ikintu kiraturitse, kimeze nk'ipine. Ko biri kose ni ipine yaturitse. Ihita imodoka mpita numva ibuze equilibre. Numvise ibuze equilibre, yahise agonga igiti. Agonze igiti, abantu nahise numva batabajije. Ubwo nanjye umuntu wari urimo nahise ntakaza ubwenge, imodoka itangira, yahise tubirindura bwa mbere, ikikubita hasi. Ntago namenya ahantu ndi. Ubwo nongeye kwisanga, nanjye nisanga mu bantu bari bapfuye bamwe, abandi bagisamba. Nicaye mu mwanya wo hagati, kuko uwari wicaye ku kirahuri, uwo mama twari twicaranye we yaranapfuye, ntago yabashije kuharenga. Ko usibye imvune zo ngiye mfite, nk'imvune zo mu mbavu, urabona kuvuga biri kungora, kubera ko ndavuga kubera gupomba umwuka nkababara. Ariko ndatekereza aho bigeze ubu ngubu, ndashimira Imana cyane cyane cyane, ku rwego ntashobora kubivuga, ariko ndashimira Imana cyane. Ntekereza niyo nawe naramubonye ntago naba nkibyibuka neza cyane, ku bwenge bwanjye ntago bwari buri stable ku buryo navuga ngo uyu naramubonye icyo gihe cyangwa sinamubonye. Ntago nari imeze neza aho gutekereza ngo cyane ko n'uwo mu mama wapfuye twari twicaranye, ntago nigeze nibuka ko twari turi kumwe. Nabyibutse nka saa moya ndi mu bitaro. Nibwo nibutse, ndavuga nti kandi ko nari ndi kumwe na runaka, mwahamagaye iwabo mukumva nimba bamenya ahantu ari. Gusa nanjye ndabyumva ko uwo mama yaba yarafashe umwana akamucisha mu kirahure akamujugunya hanze. Ariko nkurikije ukuntu impanuka yagenze, uriya mwana nawe ntekereza ari ayo mahirwe yagize. Naho ibyo kuvuga ngo mama we yaba yaramujugunye, ntago byagombaga gushoboka, cyane ko na telefone twari dufite mu ntoki ntago twamenyaga ukuntu twazirekuye. Icyo gihe bikiba ntago nari mfite ubwenge bwo gutekereza ngo nareba ngo ibintu, cyane ko nanjye nari mfite igikapu kirimo disike ebyiri z'imodoka, kirimo n'amafaranga. Ariko na telefone ebyiri nari mfite, ntago nigeze ntekereza ngo mbuze telefone cyangwa mbuze igikapu. Gusa abo bahungu banterura, twageze nko ruguru, numva abantu barimo baratabariza umuntu wari urenze mu nsina zari hepfo y'imodoka. Bati ngo iki gisambo kirabijyanye, igikapu kirakijyanye. Igikapu cyawe na telefone waje kubibona? Iyo mbitekereje ubu ngubu, umutima urahaba, umutima ukana. Nk'ibisanzwe tugiriwe amahirwe yo kubona umwe mu bantu barokotse ya mpanuka yabaye ku itariki 11 z'uku kwezi kwa kabiri, ibereye hariya mu karere ka Rulindo hafi no ku Kirenge. Uyu muntu naramubonye ari mu bantu bari gushima Imana, akavideo ke kari ku trendinga kuri TikTok. Nifuza kumushakisha, ngize amahirwe ndamubona, musaba ko yaza akaduha ubuhamya ngo atubwire uburyo yarokotse iriya mpanuka yari ikomeye cyane. Reka tumuhe ikaze. Murakoze. Yego. Nitwa Cyprien Ngarukiyimana. Nanjye ndumwe mu bagize amahirwe yo kurokoka impanuka yabaye kuri 11 z'uku kwezi kwa kabiri. Twari twateze internationale, tuwavaga i Kigali twerekeza i Rubavu. Cyprien, mu busanzwe mu rugo ni hehe? Mu rugo ababyeyi batuye ni mu Bugesera, ariko ngewe mba Rubavu. Ego. Icyo gihe impanuka iba, wari uri mu rugendo werekeza he? Nari ndimo kuva i Kigali nerekeza i Rubavu. Naje mu gitondo, ubwo nari ndimo ndataha. Yego. Okay. Wari wateze nawe international? Yego, nari nateze international.
urebye byari bimeze gute uriya mushoferi wari ubatwaye se twakomeje kugenda twumva amajwi y'uko ngo ari we wagize uruhare mu kugira ngo iriya modoka ikore impanuka mu busanzwe ukurikije uko impanuka yabaye byagenze gute? mu busanzwe rero sintekereza ko yaba yaragize uruhare kugira ngo impanuka ibe, kubera ko nawe ubwe ni umuntu muzima kandi nawe yari afitemo ubuzima. Ntabwo yagombaga guteza impanuka kubera ko nawe yagombaga gupfiramo cyane ko nawe yahasize ubuzima. Rero imodoka twavuye i Kigali nk'ibisanzwe tuzamuka Rubavu. Murabizi ziriya modoka kenshi ziba zihuta, ni nayo mpamvu abantu kenshi dukunda kuzitega. Iragenda nk'ibisanzwe, gusa yarihutaga ifite umuvuduko mwinshi. Tugeze hari ahantu mwabonye rero twakoreye agisida. Ngene kubera ko nicaye nko ku ntebe ya 4 uvuye ahantu shoferi aba yicaye. Nicaye ku ntebe ya 4 byibuze. Ubwo ni hagati? Sintekereza ko ari hagati cyane kubera ko intebe ya 4 biri hafi ya shoferi cyane. Noneho shoferi nimba yaradepashije, nimba byaragenze gute, gusa yarageze mu mukono wo hirya utari uwe. Ngiye kumva numva ikintu kiraturitse. Kimeze nk'ipine. Ko biri kose ni ipine yaturitse. Ihita imodoka mpita numva ibuze equilibre. Numvise ibuze equilibre, yahise agonga igiti. Nahise ndeba nka gutya, ndebeye ku ruhande, ahita agonga igiti. Agonze igiti, abantu nahise numva batabajije. Ubwo nanjye nk'umuntu wari urimo nahise ntakaza ubwenge. Imodoka itangira, yahise tubirindura bwa mbere ikikubita hasi. Ntago namenya ahantu ndi. Ubwo nongeye kwisanga, nanjye nisanga mu bantu bari bapfuye bamwe, abandi bagisamba. Nisanga naho ngaho ndi, nanjye ntago nzi ngo navuye mu modoka gute. Biriya bavuga nk'umuntu ngo wenda ngo yaciye mu dirishya cyangwa yaciye mu cyo hejuru, ntago nakubwira ngo nanjye nahageze. Nasanze nanjye nasigaye, ariko usibye ko ahantu nasigaye nko muri metero 100 cyangwa 200 uvuye ahantu imodoka yagarukiye. Yego, yibirinde inshuro nyinshi cyane nta nabara. Nawe reba nkuko wajya ku musozi ugatembagaza ikibuye kinini cyane ukagihirika, kiragenda kikikubita hasi kigasimbuka kikibirindura gutyo, uko imodoka ubundi yagiye. Kuko ni ahantu hahanamye cyane, mbese ntago wavuga ngo yanagenda iri kugenda iri kwikuba gusa. Kugenda yikubita hasi, kongera ikajya mu micu, kongera ikubita hasi mpaka igeze yiragira. Wari wicaye ku ntebe ya kangahe? Nicaye ku ntebe ya 4 uvuye kuri shoferi, aho shoferi aba yicaye. Hagati cyangwa ku ruhande? Nicaye mu mwanya wo hagati, kuko wari wicaye ku kirahuri. Uwo mama twari twicaranye we yaranapfuye, ntago yabashije kuharenga. Yego. Ni wa wundi bavuga ko yari afite umwana umwe witwa ngo Keti? Oya. Revocate. Uwo mama twari twicaranye we n'uwa Nyabihu. Tena twari tuziranye, gusa nari musanze i Kigali. Tujyana gutega. Ariko we ntago yabashije kuharenga, we yanahasize ubuzima. Mu busanzwe ujya gutega iriya modoka wari umeze gute? Wumvaga nta mutima nama wigeze ukubwira ati ibi nibi, ko tumenyereye yuko hari ukuntu iyo nk'ikintu kigiye kuba ku umuntu asiga avuze cyangwa se akaraga, cyangwa se ukumva mu mutima wawe nk'amajwi? Nta majwi wowe wigeze wumva? Nta majwi adasanzwe nigeze numva, gusa mbere yuko tujya gutega, kubera ko uwo mumama twari duhuriye nayo musanze hano i Kigali, ari kuva i Bugesera ari kumwe na musaza we. Twitubanje kunyura ahantu nari ngiye gufata disike z'imodoka bamperekeje. Vuye gufata disike, hari akana kaje karatuyambira k'imyaka nk'ibiri. Kabanza kujya kuyambira uwo mumama, nanjye karaza karanyambira. Ikintu ntekereza nibuka nakabwiye uwo mumama, yarambwiye ngo nyamaze nkunda abana cyane. Ndamubwira nti ntawamenya aka kana wenda ibyo kaba gasobanuye mu buzima. Gukunda abana ni byiza. Nta yandi majwi y'umutima nama nigeze ngira. Babona ko kana karabahesheje umugisha?
wasanga ari nako bimeze ntawamenya. Yego. hanyuma se hari abantu wigeze umenya uretse uwo mudamu mwaba muziranye warokotse bapfire muri iriya mpanuka? Oya, abandi ntago tuziranye, gusa hari umuntu twajyanye kuvurirwa i Musanze. Narahamusize ariko ni uwo mu nce za Musanze. Yego. Ariko abandi ntago mbazi. Yego. Ni ukuri dushimiye Imana yo yakurokoye ikakurokora mu magana y'abantu bangana kuriya ukaba ukiri muzima, buriya hari icyo Imana yagusigarije. Hari rero umudamu uri kuvugwa cyane muri no minsi, bivugwa yuko yari afite umwana ngo w'amezi 6, hanyuma yabona ngo impanuka ibaye akamufata akamucisha mu idirishya. Uwo mama waramubonye winjira mu modoka? Oya, ntago namubonye kubera ko mu modoka haba harimo abantu benshi, kandi umuntu mutazanye gutega cyangwa muziranye ku buryo bwihariye, ugiye kwinjira mu modoka ndatekereza utamwitaho cyane niwe wamubona wabifata nk'ibisanzwe ukikomereza. Gusa nanjye ndabyumva ko uwo mama yaba yarafashe umwana akamucisha mu kirahure akamujugunya hanze, ariko nkurikije ukuntu impanuka yagenze sintekereza ko uwo mumama ariko byagenze, ahubwo ni amahirwe y'Imana yabaye, kuko nkurikije ukuntu imodoka yamanutse ku musozi yikaraga ikazajya yikubita hasi ikongera ikikaraga ikamanuka gutyo paka tugeze iyo twageraga. Ntekereza nk'umuntu wabyaye w'umumama ataragombaga gufata umwana ngo amwikure ngo amujugunye, cyane ko n'umuntu nta equilibre yari afite yo kuvuga ngo yafata ikintu akacyerekeza ahangaha. Nawe rero ntekereza ibyo bitari gushoboka, ahubwo ibyabaye kuri uriya mwana ni kumwe natwe twagiye dusigara, amahirwe akatugwaho Imana ikaduha andi mahirwe yo kubaho. Uriya mwana nawe ntekereza ari ayo mahirwe yagize, naho ibyo kuvuga ngo mama we yaba yaramujugunye ntago byagombaga gushoboka, cyane ko na telefone twari dufite mu ntoki ntago twamenyaga ukuntu twazirekuye. Umuntu rero ntago yaba ari kurwana no kugira ngo wenda kubita ukuboko hano adakubitaho umutwe ngo afate ngo ajye kujugunya umwana gutya, ntago bishoboka. Yego. Birumvikana nanjye ndi gutekereza nk'umuntu, ariko uretse ko twavuze ko wenda niba byaranabaye koko ari nk'Imana yamukoresheje ibyo bitangaza, kuko sintekereza ko ari umuntu nyamuntu ushobora kuba yafata umwana akamwikura akamujugunya bitewe n'ukuntu iriya modoka ireshya. Uri umubyeyi wonsa cyangwa se wabyaye, uretse imbabazi umubyeyi ufite imbabazi z'umwana, ntekereza ko agifite ubwenge, ntekereza ko nabwo ntago rwose byashoboka. Ntekereza ko bitashoboka, kuko uri umuntu utekereza nawe ushaka guhita ubyiyumvisha. Niba koko imodoka yaragiye yikaraga kuriya, buri muntu wese arwana n'ubuzima, ntekereza hariya umubyeyi nyamubyeyi ntago wenda usibye kuba ari Imana yabikoze, ntago wakwikura umwana ngo umujugunye, ahubwo byibuze wamukinga mu gituza ukavuga uti byibuze mfe we aze kurokoka. Ariko ntago wamufata ngo umucishe mu kirahuri umujugunye, cyane ko ubutazi cyaragwaho, tubuzi nuko imodoka iragwa wenda ngiramugwaho. Ahubwo icyo mbona wenda wamwikingira ukavuga ati wenda ngewe mfe ariko aze gusigara, ntago wamujugunya. Yego. None se aka video kawe nabonye uryamye kuri burankari, ipantaro yagucikiyeho. Yego. Hariya wari ufite ubwenge? Hariya nari mfite ubwenge kubera ko namaze kugarura ubwenge batuvana hariya ho twaguye. Nge ahantu naguye nagerageje guhaguruka, birananira ndagwa. Ndongera ndahaguruka, abagabo bari ruguru yacu baravuga ngo uriya muntu aracyari muzima. Baraza
ndangije mbasaba ko bampamagarira nimero mbahaye. Bambera imfura barampamagarira, Imana izabaho umugisha. Barampamagarira, mpamagara papa, mpamagara n'undi mubyara wanjye, ndababwira ntibabambwiriye ko dukoze accident. Barabahamagaraga yakwitaba, leta mubwira ngo nimba uzi Cyprien bakoze accident ikomeye hano Rulindo mutabaye. Bagahita bakupa bose nuko bababwiye. Ubwo nibyo. Hanyuma umuryango wawe waje kugusanga ukiri hariya? Base ntekereza abantu benshi baradufashe bahita batujyana muri centre de santé ya Shorongi. Abo bagiye batransfera bakabazana wenda CHK bakabazana Kibagabaga cyangwa Kanombe, babaga bamaze kubaho ubutabazi bw'ibanze. Ntekereza ngo nanafata n'umwanya ngo nshimire, gashimira leta y'u Rwanda iyo yatanze ambulance za gisirikare. Ambulance za gisirikare buriya zadukoreye akazi gakomeye, zaradutabaye mu buryo bugaragara, aho abantu bari indembe zikabafata zikabajyana aho bagomba kujya, abo batransfeye hehe zikabajyana. Mbese iyo zitaza kuhaba abantu benshi bagombaga kuhasiga ubuzima. Yego, turabashimiye cyane, dushimira n'Imana. Kuri ubu urumva umeze ute? Kuri ubu ngubu navuga ngo ndashimira Imana aho igejeje ikora, n'ibisigaye ntekereza ko izabikora. Usibye imvune zo ngiye mfite, nk'imvune zo mu mbavu, urabona kuvuga biri kungora kubera ko ndavuga kubera gupomba umwuka nkababara. Ariko ndatekereza aho bigeze ubu ngubu ndashimira Imana cyane 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 ku rwego ntashobora kubivuga, ariko ndashimira Imana cyane. Yego. Hari ukuntu abantu bavuze ngo abantu bibye, abantu bakoze impanuka. Urabona nka kuriya kuntu hari abantu baza gutabara abandi bashungereye. Hari abantu wigeze ubona bagerageza kuba basaka nk'abantu bamaze gushiramo ubuzima bakaba babiba? Ntekereza icyo gihe bikiba ntago nari mfite ubwenge bwo gutekereza ngo nareba ngo ibintu, cyane ko nanjye nari mfite igikapu kirimo disike ebyiri z'imodoka, kirimo n'amafaranga, ariko na telefone ebyiri nari mfite. Ntago nigeze ntekereza ngo mbuze telefone cyangwa mbuze igikapu. Gusa abo bahungu banterura, twageze nko ruguru, numva abantu barimo baratabariza umuntu wari urenze mu nsina zari hepfo y'imodoka. Bati ngo iki gisambo kirabijyanye, igikapu kirakijyanye. Ariko uko biri kose bari abantu batugiriye umutima mwiza, barakoze, baradutabaye. Igikapu cyawe na telefone waje kubibona? Oya, ntabyo nabonye. Yego. Barabatabaye, wenda reka tuvuge ko babatabaye, ariko ubwo reka tunabagaye kubera yuko batwaye ibintu bitari ibyabyo. Yego, hari abantu nyine baba batagira umutima mwiza, bakaba bazanywe no kwiba gusa. Ariko nanone hariho n'abandi bagira umutima mwiza. Yego. Umuntu utarigeze yiyandurisha ibyo bintu, reka tumushimire cyane, barakoze. Ugereranyije wari uryamye hagati y'abantu bangana iki bamaze kwitaba Imana? Nari ndimo gakundi k'abantu nka 7. Ntekereza nka 7 nibo bakeya, kandi ntekereza benshi muri bo barapfuye. Yego. Hanyuma uriya mudamu munini ari we bari kwita Levoketi, ngo wajugunye umwana mu idirishya, uriya wabashije kumubona mu bantu bari bapfiriye aho ngaho? Ntekereza niyo nawe naramubonye, ntago naba nkibyibuka neza cyane ku bwenge bwanjye ntago bwari buri stable ku buryo navuga ngo uyu naramubonye icyo gihe cyangwa sinamubonye. Ntago nari imeze neza aho gutekereza ngo cyane ko n'uwo mu mama wapfuye twari twicaranye, ntago nigeze nibuka ko twari turi kumwe. Nabyibutse nka saa moya ndi mu bitaro. Nibwo nibutse ndavuga nti kandi ko nari ndi kumwe na runaka, mwahamagaye iwabo mukumva nimba
bamenya ahantu ari. Yego. Mwa bantu mwe ngiye ubu ngumba nabuze icyo mvuga, ariko mureke nukuri nimumfashe dushimire Imana yo mu ijuru ihoraho, yo izi bizaba ku muntu, tuyishimire kubwo yabashije kurokora uyu muntu wayo. Nukuri umuntu wese ubasha kubona iki kiganiro nishimwe numva rikomeye, ni igitangaza numva gikomeye cyane kubona umuntu nk'uyu nguyu avamo muri bari abantu bangana kuriya, aka kanya akaba agihumeka umwuka w'abazima. Ukurikije uko iriya manuka yabaye, nishimwe rikomeye cyane. Hanyuma kuri ubu urumva uri kwiyumva gute? Kuri ubu ndiyumva ndacyafite imvune nyinshi cyane ko nkuko nabibabwiye kuvuga birangora kubera imvune ngiye mfite. Ndi kubibona. Ndavuga nasora umwuka cyane nkababara. Rero ntago meze neza, ariko ndizera ko nzamera neza cyane ko ngomba kunikurikirana. Hari abantu bashoboye kudufasha bakadufasha kugira ngo wenda tuze kubona ubuvuzi neza, tukajya guca mu cyuma kugira turebe ko nta kindi kibazo dufite, tukikorera supervision nanone nyuma yaho, kuko hari ibiza kuvuka nyuma y'uko impanuka ibaye. Rero ndatekereza uko iminsi izagenda ishira nzagenda mera neza, n'ibitaramera neza bizamera neza. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, n'ibisigaye izabikora. Yego. Hanyuma se kwa muganga wagarukiye wowe ni hehe? Wagarukiye Ishorongi gusa cyangwa wageze na CHK? Njyewe bahise bama transfer y'i Musanze muri hôpital. Yego. Wewe wagiye kwivuriza i Musanze? I Musanze. Yego. Ariko hari nabo bazanye za CHK? Muri icyo gihe turi hari ya Shorongi, hari abo baza, abo bari indembe cyane cyane, babazanaga CHK cyangwa se bakabajyana i Kanombe. Ariko numvaga hari nabo bashobora gutransfera Kibagabaga, aho hose nahumvaga mu majwi. Yego, ko bashobora kuhajyana abarwayi. Yego. Nukuvuga kwa muganga we wamaze igihe kingana iki? Njyewe baranjyanye nk'umunsi, nk'ejo nimugoroba baransezerana ndataha, bitewe nuko babonaga ibibazo mfite bishobora gukurikiranwa ndi no mu rugo. Uri no mu rugo? Yego. Bagucishije mu byuma bya MRI n'ibiki byose, bareba amagufa yawe ko ari mazima? Barebye amagufa yo mu maguru, niba ari mazima basanga ni mazima nta kibazo. Barebye na hano nimba naviriye mu nda basanga ntago nigeze mvira mu nda. Yego. Ibyo bintu byo kubabara byagufashe nyuma y'igihe kingana iki uvuye kwa muganga? Kubabara bigenda bivuka umunsi ku munsi. Navuye kwa muganga n'ubundi ndimo ndababara cyane ko nta nubwo ku maguru ho nta nubwo nayo ndimo kugenda neza, nta nubwo nindi gutera intambwe ngo bishoboke. Ndi kubibona ko rwose kugenda ari ikibazo. Yego. Ubwo rero uko bukeye nuko bwije njya numva ndi kubabara ahantu, nkababara mo hano, nkababara mu gatuza, mu mugongo, ahantu hose nkagenda mbabara uko bukeye nuko bwije. Ariko nyine mfite amapomade, ndi kugenda ngerageza ngo ndebe ko bizakunda. Yego.